Bakunzi ba Kunda Ubuzima Health Care tubahaye ikaze mu kigo Kunda Ubuzima Health Care. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etaje ya mbere ku muryango wa E050 hafi na Highmax. Aho niho dukorera. Kunda Ubuzima Health Care dukora guhera mu gitondo kuva saa 2 za mu gitondo kugeza izindi saa 2 za nijoro. Kandi mudukeneye mwaduhamagara kuri 0786868682. Kigo Kunda Ubuzima Health Care gitanga inama nziza ku mirire. Waba urwaye diabete tuguha inama nziza ku mirire, ufite hypertension tuguha inama nziza ku mirire, ufite prostate tuguha inama nziza ku mirire, ariko ubwo ndavuga prostate irwaye ndetse n'ufite prostate nzima tumugira inama y'ibyo arya. Ufite ikibazo cy'umwijima wabaye hepatike nabwo tuguha inama nziza ku mirire, kuko hari ibiryo bituma umwijima ukora neza, bityo umwijima ugakora energy, by'umwihariko ukabasha kudetoxify no gusukura tarabile ariyo ifasha digestion gukora neza. Kunda Ubuzima Health Care rero inshingano zacu nizo kubagezaho supplement nziza zizewe ku ruhando mpuzamahanga. Nk'izi produit cyangwa se izi supplement inyunganiramirire zikozwe mu bimera zirinda zikanavura indwara zitandukanye, zifite ubuziranenge bw'ibigo mpuzamahanga, harimo nk'ikigo FDA Food and Drugs Administration. Ni ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe gutanga ubuziranenge ku miti n'ibiribwa bareba ko bitakwangiza ubuzima bw'umubiri w'umuntu, ndetse n'ikigo Harari cy'Abayisilamu kuzi product byanditseho nacyo gitanga ubuziranenge kuri iyi miti kugira ngo barebe ko bitakwangiza ubuzima bw'umubiri w'umuntu, ndetse n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice n'ibigo HACCP ndetse na FDA Rwanda Food and Drugs Authority. Iyi product yitwa Coradactive. Coradactive ikozwe mu cyatsi cyitwa Cordyceps. Cordyceps ni igihingwa gikorwamo imiti yitwa Coradicap, ariyo ishinzwe kuvura amagiripe, indwara zifata poitrine cyangwa se indwara zifata mu gituza. Iyi Coradactive ni stamina and vitality. Wenda icyo iyi Coradactive itandukaniyeho na Coradicap nuko iyi ngiyo iri mixed ivanzemo n'ibindi bimera bitandukanye, harimo nk'icyatsi cyitwa Cordyceptic acid ifite 0.9 mg, hakazamo beta carotene ifite miligrama 1, hakazamo vitamine B3 iri bita niacin, hakazamo linoleic acid ifite 0.7 mg, hakaza amino acid ifite 21 mg, ndetse hakazamo na caterpillar ifite miligrama 90, na bombex meri L ifite miligrama 60, na royal jellyfish powder ifite miligrama 40, hakaza extract of cashua seed ifite miligrama 40, hakaza carotene yonyine yo ifite miligrama 10, na vitamine E ifite miligrama 10. Ndatinda cyane kuri vitamine E. Vitamine E ni antioxidant. Umugore ubura vitamine E mu mubiri, umugabo ubura vitamine E mu mubiri afite ikibazo cya systeme de reproduction, kuko iyi vitamine E ifasha umubiri mu buryo bwo gukora imisemburo, ibyo bita endocrine system. Niyo mpamvu ukoresheje iyi Coradactive ni stamina and vitality, ifasha ku mpyiko, impyiko zikakira intungamubiri neza, ifasha ku bihaha mu gufasha diaphragme no gutembeza umwuka mwiza wo mu bihaha, bityo ibihaha bigakora neza. Bitewe n'iyi beta carotene irimo n'izi ingredients zikozwe mu bimera zirimo, kuko bari kunyereka ko bishobora kubikozwe mu bimera bigeze muri 35, nuko hano twavuze ibimera bike. Kandi iyi product yitwa Coradactive system ikozwemo cyangwa se methode ikozwemo, bakoresha systeme ya distillation, bafata ibyatsi bakabihuhaho oxygene, bamara kubihuhaho oxygene bikuma, bakavungunyura, nyuma bakaza gukuramo udukabusire bagafunga. Niyo mpamvu ari product yizewe ku ruhando mpuzamahanga. Icya mbere cy'iyi Coradactive ivura
mu mubiri, natangiye mbibabwira, izamura iminite, ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu bugakora neza. Red blood cells na white blood cells zigakora neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyi conductive kuko ari sitamina yongera imbaraga umubiri ugakora neza, ntucike intege kandi ugahora umeze neza, wumva nta munaniro ufite bya hato na hato, wumva mbese umeze neza, uri free. Ni product nziza. Gatatu, iyi produit ifasha ibihaha gukora neza. Abantu bafite ikibazo cya sima n'amasinezite, climate yahinduka nabo bagahinduka bagatangira gufungana, iyi productive ifungura mu gituza, bityo umwuka mwiza ukinjira hagasohoka umwuka mubi. Izi ko umwuka mwiza ari oxygen no winjira hagasohoka gaze carbonique. Iyo turi gusura abari gusohoka gaze carbonique. Niyo mpamvu akenshi na kenshi productive ifasha umubiri gutembeza umwuka mwiza mu biha meme muri rusange n'umubiri wose. Ikindi, iyi productive bitewe na vitamine A irimo n'izi za linolic acid, ngo ni vitamine, ubwo ni omega 6. Iyi ngiyi ifasha umubiri kutagira ibibyimba. Iyi ngiyi bimenagura iyo iri kumwe na reishi, iri kumwe na golden haifa, iyo iri kumwe na golden 6. Izi product uko arenye productive, reishi na golden haifa na golden 6 ni product zagenewe kubyimbura umubiri warabyimbye cyangwa se umubiri warajemo ikintu bita tumor. Iyi ngiyi izi ziragenda zikabimenagura bigashamo bikagenda neza. Nicyo iyi productive yagenewe, kuko cordyceps ni umuti naturel utereta indwara za kanseri. Productive naturel ni umuti mwiza ukozwe mu bimera, ubyimbura prostate igihe yabyimbye, bitewe ko ukungahaye kuri vitamine E n'amaside amine atandukanye. Ndababwiza ukuri, izi aside amine iyo zabuze mu mubiri utangira kugira ibibazo bya DNA ntikore neza na RNA. RNA ni transfer ribonucleic acid. Iyi rero iyi productive irihagije, irimo acide amine za ngombwa umubiri ukeneye, kuko urimo ibirinda ndwara ndetse n'ibiwubaka. Muri makeya, iyi productive irihagije ku bantu bafite ikibazo cy'imbaraga nke z'umubiri, ku bantu bafite ikibazo cy'umunaniro wa hato na hato, ku bantu bafite ikibazo cya prostate idakora neza, ku bantu bafite ikibazo cy'ibibyimba, ku bantu bafite ikibazo cy'ibihaha memo n'impyiko, ndetse no ku bantu bafite ikibazo cyo kubura acide amine za ngombwa. Ariko ndavuga acide amine zitava mu nganda, na acide amine zikomoka ku bimera ndetse no ku matungo. Ubwo iyi productive irimo acide amine zikomoka ku matungo n'izikomoka ku bimera. Hari acide amine zikomoka ku magi, zikomoka ku nyama, mbese zikomoka ku binyabuzima, ibyo bita les êtres vivants. Iyi productive ni nziza, wayikoresheje iragufasha, ndetse kubona akunda kugira isesemi, iyi productive iyikuraho. Ku bantu bafite ibibazo by'umwijima wabaye hepatique, umwijima warabyimbye warabaye cirrhose, umwijima waragize jaundice, iyi productive irabafasha. Ni byiza gukoresha iyi nyunganiramirire ikozwe mu bimera, yizewe ku ruhando mpuzamahanga. Kandi ndabwira abantu kugira ngo mwirinde gukoresha produit zose mubonye mutabanjije kujya kwa muganga ubifitiye ububasha, cyangwa se kujya ku nutritioniste wabyigiye ngo abafashe kubahitiramo inyunganiramirire nziza. Bityo nimurwara n'inyama y'umwijima ntimuzabindenganyirize, kuko njyewe ndababwira inyunganiramirire nziza yabafasha mukagira ubuzima bwiza. Yewe nanjye ndimo, nawe urimo, niwe ubimbwira. Wowe ufite umwijima wabyimbye, ngwino tuguhe izi nyunganiramirire ugire ubuzima bwiza. Productive rero ni umuti mwiza wagufasha kugera ku buzima bwiza, kandi ugahora umeze neza nta mavunane ufite mu mubiri. Reka mbabwire ibintu bigeze kuri 5 byiza productive ikora. Productive ikora controle ku mwijima. Umwijima ntube cirrhose, umwijima ntube ku rugimbu rwinshi, umwijima ntube hepatique. Icyo ni icya mbere. Kabiri, productive ikora ku mpyiko.
impyiko zikabasha kuyungurura imyanda neza, bityo impyiko ntizibyimbe cyangwa se ntizikurye. Ako ni aka kabiri. Aka gatatu, conductive ibyimbura prostate yabyimbye ku bagabo, irayibyimbura rwose bikagenda neza. Iyo iri kumwe na revive, iri kumwe na kafezi, iyi ngiyi ibyimbura prostate, ndetse iyo iri kumwe na golden heifer, kuko nabwiye ko iyi conductive na reish na golden heifer na golden six na anti-tumeur na anti-douleur na anti-fungus na anti-inflammatoire na anti-cancer, kuko iyi yifitemo ubushobozi bwo gukura mu mubiri cellule de cancer ikagenda ikazerimira zikavamo zigashiramo, ubundi ugasigara umeze neza. Iyi conductive ituma habaho copy na paste byo kuri DNA. Niyo mpamvu iyi conductive na reish, golden heifer na golden six, izi ni produit enye zifasha DNA gukora neza, RNA transfer ribonucleic acid zikagendereza mu mubiri. Niyo mpamvu iyi irimo acide amine za ngombwa umubiri ukeneye kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Kane, conductive ifasha ibihaha gukora neza, bityo umwuka mwiza wa oxygen ugatembera mu bihaha, agace kitwa diaphragme kagakora neza. Gatanu, conductive ivura indwara z'igifu. Cordyceps ni icyatsi kivura indwara y'igifu, igifu cyajeho ibisebe, ugira ibintu by'amaside, iyi conductive irihagije mu gutuma igifu cyawe kitarwara. Iyo uyikoresha kenshi ugira igifu kimeze neza, ntabwo ushobora kurwara agakoko bita HP cyangwa se Helicobacter pylori, ntabwo wakarwara ukoresha iyi conductive, kuko ni antibacteria, ni anti-fungus, ni anti-douleur, ni anti-inflammatoire. Iyi ngiyi ni antibacteria kugira ngo mubyumve neza. Iyi conductive by'umwihariko abantu bafite ikibazo cya crampe musculaire, iyi ngiyi irabafasha bakongera bakagira ubuzima bwiza. Ni byiza gukoresha iyi conductive ku bantu bagira ikibazo cya sima, bafite ibibazo by'amasinezite bitewe n'uburyo umubiri ufite ubwirinzi buke, ndavuga ubudahangarwa budahagije. Iyi ni nziza, iragufasha mu gutuma globule blanc na globule rouge zikora neza, ndavuga insoro z'umweru n'insoro zitukura zigakora neza. Waba urwaye diyabete, waba urwaye sima, waba urwaye igituntu, waba ndavuga tuberculose, waba urwaye indwara zitwa nka rhizemia, ahantu urwaye indwara yo gutitira, iyi conductive iyo iri kumwe na multivitamine na reish na ntuzana, iri kumwe na multivitamine, ikaba iri kumwe na spirulina, iyi ndwara ya Parkinson, indwara ya rhizemia, ibyo ntiwongera kubirwara, kuko iyi produit ni stamina and vitality, ni produit nziza yagufasha kugira ubuzima bwiza. Itangwa n'abanitritioniste, ni nziza. Uzi ko ufite ikibazo cy'imihindagurikire y'umubiri idasanzwe, wajya kwivuza bagasanga nta ndwara ufite, bagusuzuma bagasanga nta ndwara ufite, icyo gihe uba ufite ikibazo cy'imirire, uburya nabi. Ngwino tugufashe, tuguhe supplement zunganira ibyo wariye, maze ugire ubuzima bwiza, hehe no kuzarwara indwara ukoresha supplement zo mu kigo Kunda Ubuzima Health Care. Erega hari igihe urya vitamini B ukarya wenda nka miligarama 50 kandi umubiri ukeneye miligarama 1000. Icyo gihe nta kintu bizakumara, n'ubundi bizamera nk'umuntu urwaye, uzarwara marazime, ushobora kurwara kwa sharukoro, ushobora kurwara izindi ndwara zitandukanye, kandi uri umuntu mukuru. Ni byiza ko urya neza kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kandi ukoresha inyunganiramirire zujuje intungamubiri nziza, kandi ukagira impagarike n'ubugingo. Amagara araseseka ntayorwa. Buriya kurya nabi birica, kurya neza bigatuma uramba. Wikeneye mwaduhamagara kuri 078 56 86 6882. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. Email yacu ni kundubuzima@gmail.com. Abari hanze iyi miti turayiderivaringa muri Amerika, mu Bushinwa, mu Burayi, mu Budage, mu Bubiligi, turaderivaringa. Mwaduhamagara tukabayobora. Murakoze.